Biratunejeje n'ababyeyi babo, turishimye. Imana yabahaye ubwenge ikabahishurirwa, ikomeze ibajye imbere kandi bashyigikire mu byo mushaka kugeraho byose. Imana izabibagezeho. Ndabashimiye cyane, ni ukuri Mana sinzi icyo navuga. Dosi umwana wanjye yari yacikishije inkweto, araza arambwira ati uzi ko Dosi yabwiye ko ejo azampa inkweto? Ni ukuri koko umwana agarutse ku ishuri aramwambika, amugurira amakayi, buraseti, ibikoresho byose. Bidatinze ati na inifomu yose ugomba kuyibona. Aramutwara amudodeshereza inifomu, ipantaro n'ishati n'utundi dukoresho. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Mu kuri ntumbero mufite ibashyigikiye. Turabashimiye rero ababyeyi bacu baturerera. Mu kuri natwe tuzajya tuba hafi y'abana igihe muba tugabiye mu maboko, tugerageze kubarinda ingeso mbi. Turabibijeje. Amahirwe mfite mu kuri ntabwo abana banjye bajya bantetereza, bafite mu bwonko, baratsinda. Ibyiringiro birahari, n'abakozi za leta ejo bundi mfite ibyiringiro ko bazatsinda. Ndabashimiye rero, Imana ibahereze umugisha murakoze. Ababyeyi bacu ku ntego z'ibiganza turashimira.